Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Uyu munsi twagiriwe amahirwe, twaserukiye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya. Ni Munyiginya? Umurenge wa Munyiginya, akagari ka Kinyana. Akagari ka Kinyana. Ubwo umuntu utuye aho ngaho ari kutwumva neza cyane, arahazi. Hanyuma turi ku nsanganyamatsiko cyangwa se tuganira ku gikorwa cyabaye kuri tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Fondation Muhammadi. Fondation Muhammadi rero bari bagize uruzinduko rwabereye mu mwiherero, bari hari hatumiwemo abashyitsi bake ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye mu binyamakuru bagiye bakorera. Hanyuma uru ruzinduko rero rwa nyakubahwa Muhammadi wa gatandatu, umuntu umwe yohereje, hari bimwe baganiriweho. Iyi nama yabereye muri Convention Center rero yagarutse ku bintu bigiye bitandukanye, ari nabyo tugiye kubaciramo muri rusange kugira ngo tuze kwifashisha umusesenguzi dufite kuri kamera zacu. Mwamubonye. Ku bantu batabamuzi rero, ni umuhungu wa Shehe Ziyadi, umusaza ugeze mu zabukuru, derutse gukorana ikiganiro. Iki kiganiro abatakizi basubira kuri channel yacu, ni kuri Hoseni w'ukuri, hanyuma bakareba ku biganiro dukora. Hari ikiganiro twakoranye n'uwo musaza, akaba ari umuhungu we rero turi gukorana ikiganiro. Araje mu kanya tumwakire abibwire kugira ngo dusengure ku bintu byagiwe biganirwaho ko ari byinshi. Hari ibyo abantu bamwe bagiye bavugaho nka Sheikh Musa Fazili ndetse n'abandi bagiye batanga kuri stage, harimo na Sheikh Sindayigaya Musa Dr. Ibi ngibi rero hari ibintu bagiye baganira byinshi nko twatubigarutse haruguru, ariko dufite umusesenguzi nkuko abyivugira, cyane cyane yuko mwabonye ko imbere ye hari ibitabo ajya asoma. Ubwo rero mu busesenguzi ajya akora cyangwa se mu murage nawe yahawe na papa we, nkuko papa we nawe yajyaga akora ibiganiro by'umusesenguzi ndetse akanigisha mu madarasa menshi agiye atandukanye, kugeza ubwo hari nubwo yatubwiye yuko ngo yigishije uzwi nka Mwitende Sefu. Uyu ni umugabo uzwi mu icapiro ry'igihugu mu bijyanye n'imyemerere y'idini ya Kisilamu. Rero uyu nguyu araza kutwibwira, ariko yatubwiye yuko ku biganiro byose byatambutse muri Convention Center bikurikiye, ariko akaba yari yicecekeye. Adusaba ko twakora ikiganiro, kandi twari musabye ko twakora ikiganiro nyuma yuko tubonye ko afite ibintu byinshi yaganiriza urubyiruko cyangwa se n'abayisilamu muri rusange ndetse n'abatari abayisilamu. Reka rero twikomereze turasa ku ntego, hanyuma tuvuge icyo twagendereye uyu munsi. Ni kuri izo ngingo zagiye zigarukaho, ingingo nyinshi cyane turi bagarukaho, ndetse hari n'ibitekerezo byatanzwe, ariko natwe uyu munsi tuzaza gusa dutanga ibitekerezo. Rero tugiye kuganira rero kuri uwo munsi wa 19 muri Kigali Convention Center. Reka tuhe ikaze umushyitsi wacu dufite uyu munsi. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nongeye gushimira cyane amahirwe yo guhura na Hussein. Nongera no gushimira cyane abakunzi b'urubuga Hussein w'ukuri, ari narwo rwaje gutuma mpura na Hussein, kwifuza kugirana ikiganiro mu buryo bw'ubusesenguzi. Mu by'ukuri ese tubibona dute? Nje nitwa Muvunyi Bashir Ben Ziyad nkuko yabivuze, nibyo koko, ndetse nibyo akomozaho agira ati ese runaka wagize atya wigishije abo wagize ibyo. Ni ukuri, nibyo koko. Nabyo wenda twaza kubigarukaho mu gihe yaza kuvuga ati tuganire kuri ibi. Ndamushimira cyane rero ku biganiro acisha ku rubuga rwe, bigenda bitwubaka umuryango w'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abayisilamu, kubera impamvu nayo turi buze kugarukaho. Reka rero Hussein dukorere mu ngata, turebe koko ese ihe biganiro by'uyu mwami byari bije kugira ngo bitwereke iki. Murakoze cyane.
Mumajije kumwumva rero ni Bashiru nkuko bivuze mu magambo ye. Rero reka tuhita tugenda nicyo twagambiriye. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, ibadur rahman, usikum awsi an-nafs bi taqwallahi azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Qala أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ikuzo nishimwe n'abandi bikuriyete Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakare kwa sozereje n'umwe n'abantu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be ndetse n'abandi bazakomeza kurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah ko twazaturi muri abo ngabo, Allahumma amina. Hanyuma rero turahera ku kibazo cya mbere cyangwa se mu byaganiriweho. Ikibazo cya mbere, umushyitsi yavuze ko uri tayari tugende. Yes, ndi tayari. Umushyitsi cyangwa se umushyitsi yavuze ko ubwo n'umushyitsi nyamukuru intumwa y'umwami wa Maroc yavuze yuko ngo abanyarwanda uko yabasanze nuko yajyaga byumva ndetse nuko yajyaga abona igihugu cy'u Rwanda haba kuri televiziyo ndetse n'ahandi hagenda hamaze igihugu cy'u Rwanda nka Visit Rwanda. Turabizi ko mu Bwongereza na mu Bufaransa no mu Budage ubwo duhagarariwe na PSG ndetse na Bayern mu Budage, hanyuma tukagira n'ikipe bita Arsenal mu Bwongereza. Ndumva navyo ari ibintu twazafatira umwanya. Hanyuma ibyo ngibyo ntago byo turiho, aho twari twibereye kuko yavuze ko ngo uko u Rwanda abona abantu barutaka n'ukuntu barwamamaza ngo niko yanarusanze, ngo yaba igihugu ni cyiza ngo ndetse n'abanyarwanda ni beza muri rusange bitewe n'ukuntu bakiriwe ndetse n'ukuntu itangazamakuru ryitwaye n'ukuntu bagiye bagira gute babona movement yabereye muri iki gikorwa. Barashimye cyane. Hanyuma turajya ngaha ntabwo turi bwatinde kuko ni gushima, ariko nawe turagira ngo tubwire si ibintu yaba yaravuze. Hari igihe abantu bashobora gutekereza ngo nuko yaba yarasuye u Rwanda wenda akaba ashaka kubatera amagambo y'uturyoshyo. Ese wowe ubona gute ibintu yavuze ubihuje n'ishusho rusange y'igihugu cy'u Rwanda? Watangiye uvuga uti yavuze uko abibona. Nibyo koko nuko abibona ko ntabwo ahari, ntabwo ahaba. Aravuga inkuru uko bayireba, hubatse ibi, parike wenda zimeze gutya kubera ko yahageze uwo munsi umwe. Ariko noneho ese twebwe nk'abanyarwanda tubibona dute? Ibyo byiza baza kutubwira agahurura bati ni byiza mumeze igihugu cyose twakagisuye, mbese kikaba nkaho cyo ubwacyo ari igikorwa ndangaburanga. Nibyo koko. Twe nk'abanyarwanda rero, hanjye w'umusesenguzi usesengura ku bijyanye n'ibyiza by'u Rwanda uko njye mbibona, ariko n'abandi benshi ntekereza ko ariko babibona. So hari igihe umuntu avuga ati hari ikibura, ariko hari n'ababura byinshi. Hari igihe umuntu avuga ngo hari ikintu kibura, ariko hari n'ababura byinshi. Twebwe turabura ikintu kimwe, ariko hari n'ababuze byinshi. Hari igihe umuntu umusesenguzi koko utangiye kwinjiza mu kiganiro abantu baraza kuryoherwa. Nk'ibyo nari ngarutseho, kandi n'undi wese byumva nk'uko wenda abantu batagira aho bajya kuvuga ngo ibi tubibona dutya cyangwa tubyumva dutya. Njye ukubwira ibi nuko hari n'ibyo mbanzi nyuma y'imyaka 2, 3, 5 kugeza muri iyo myaka 31 nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi. Hari byinshi nagiye mbona ko byahindutse, impinduka zabyo kandi nkazimenya zanaganiriweho. Niho twahereye tuvuga tuti ko imvugo niyo ngiro, bitewe n'ibyo twabonaga abo baza gushima. Iyi ngingo twayigarutseho kubera ko yavuze u Rwanda, uyu cyase iyi ntumwa y'umwami wa Maroc yabigarutseho agaragaza amarangamutima akomeye cyane. Wenda bamwe mu bantu sinzi niba barabyitaye, ariko ku bantu babyitaye barabibonye. Yavuze u Rwanda ageraho avuga ko abanyarwanda n'abari beza cyane, ariko mu byose yavuze yashimye ati u Rwanda ni umufatanyabikorwa mwiza, ati ku buryo ati ibintu byose utekereza usanga n'u Rwanda rwarabitekereje.
ashima u Rwanda avuga yuko ngo n'umwami wa Maroc ari uko nguko, ngo nuko basogongeza kubyo turi baganireho, ngo yashimye u Rwanda ko ngo n'umwami wa Maroc ngo uwinsanganyamatsiko se n'ukuntu yitwara cyangwa se umurongo narengwa we, ngo nuko agomba kugira gute gufasha abababaye, akaba yanagira gute, akaba yanumva imfubyi, ngo ari nabyo bintu ngo u Rwanda rukora, ngo ndetse ngo rukita no ku bapfakazi. Ibi bintu bigarutse hafatwa n'amarangamutima aravuga ngo no mu gihugu cyacu ngo niko umwami abigenza. Ku bantu basemuye icyo gihe icyarabu, urumva hari ibintu byinshi batigeze bavuga wenda ku buryo umuntu atapfa kumva neza, ariko nyine niyo mpamvu turabasesenguza aha ngaha. Yavuze ko u Rwanda rwose ewana ni amakemwa, kugeza ubwo yavuze ngo umwami wa Maroc nawe ibi binakora, ati ibintu mukora nawe niyo ndangagaciro imuranga. Abanyarwanda muri beza cyane, tunapfundikira kuri ino ngingo nuko rwasoje avuga nawe wagira ikintu renzaho nk'umusesenguzi twabashije guhura nawe. Nibyo, ntabwo yaturusha kumenya ngo u Rwanda ni rwiza n'abantu ni beza, natwe turabizi turanabyishimira kandi turi proud yo kuba abanyarwanda ku rwego rw'isi, ntabwo ari mu rwego rw'u Rwanda gusa. Turashimishije, turi abahanga, turi n'abakozi beza, ari nabyo dushimira Imana aho tugeze. Uwo mwami yavuze amagambo meza, vraiment yavuze ibintu bihari. Ntabwo tumeze nabi, ntabwo turi mu manegeka, dufite imiyoborere myiza itugeza ku bikorwa byiza. Hahandi ujya kureba ukumva nk'abo ngo ni Maroc baraje bashimiye aho tugeze. Ubundi nge mu ncamake tugikura twumvaga ko abantu b'uruhu rwera batajya barutwa, tukumva ngo abantu ngo ni abazungu cyangwa se ngo ni abarabu, tukumva ngo nibo bakwiye kuba mu makarongo, ngo nibo bakwiye kuba ngo hehe, kubera iki se? Ibyo nibyo twagarukagaho, byo twita ubusesenguzi kuko uko tumeze cyangwa se uko tubibona. Reka tuze gukurikirana neza aba bantu ibiganiro bagize, se tugiye kubyungukiraho iki? Turaza kwasoreza, hanyuma reka dukomeze ku ngingo ya kabiri yaganiriye aho ngaho. Yaravuze ngo kandi ngo umuryango ngo wa Muhammad wa gatandatu, ngo umuryango Muhammad cyangwa umuryango Muhammad wa gatandatu ngo uri hano ngo mu Rwanda, ngo mukurebera ngo uri mu Rwanda, ngo mukurebera hamwe uburyo twakwimakaza amahoro, mukurebera hamwe uburyo twakwimakaza iki amahoro. Ngo no mu bintu byari nibibazaga n'iyo ngingo ya kabiri rero tugezeho, yaravuze ngo no ku mpamvu turi hano nuko harimo no kugira ngo twibukiranye ku kintu bita amahoro. Ni ku ino ngingo avuga ngo rwose umwami wa gatandatu Muhammad ngo n'impamvu ngo turi muri uru ruzinduko ngo ni mu buryo bwo kugira ngo byibura ngo turebe uburyo twagira gute twakwimakaza amahoro. Hanyuma aho hantu havuga iki? Nyuma y'ibindi byose aho hantu havuga iki? Ni ku ngingo ya kabiri. Ubwo wenda hari ababifata ukundi simbizi, ariko hari aho yashimye. Urubyiruko rw'uyu munsi urajya kureba ugasanga imbuga nkoranyambaga turaza kuzishaka nk'izitubyarira umusaruro, ariko ntibiriya nakubwiraga tubura. Dukwiye kujijuka tukamenya ese aya mahoro amaze iki. Nuko icyo amaze cyo turanakireba kirahari, gituma urwo rujya n'uruza rw'abantu baza kureba ngo ese aho hantu ndangaburanga ni iki, twahaza dute. Ariko icyo kintu bita amahoro ugasanga kirabapushinga kuba hariho baza izo nama zikomeye iki. So amahoro rero dukwiye kuyashyigikira duhereye mu rubyiruko. Ku mbuga nkoranyambaga zanyu izo ngizo mukoresha turazibona, turazisoma. Niyo mpamvu rero twagiriwe amahirwe yo kuza kuri Hussein w'ukuri kugira ngo tugire icyo tuvuga. Ibyo nabyo turabikomozaho. Ni byiza. Uwo mwami mu by'ukuri yakomeje kuvuga amagambo ubona ko afite amarangamutima y'aho ari, yizeye amahoro ahari. Reka rero dukomeze. Ndi kubona nawe ugarutse ku mahoro, mbona usa nkaho ushaka gukurwa n'amarangamutima, ariko turaza kugenda tuganira byinshi kuri wowe kugira ngo tuze kunasobanurira abantu turi kumwe umuntu uwo ari, kuko amagambo
arimo kuvuga ni amagambo yavuzwe n'abantu bagiye bakomakomeye. Hanyuma tugeze ku cya gatatu, kandi ngo nanone ngo akibutsa abayisilamu bo mu Rwanda ko ngo bakwiye kugaragaza uruhare rwabo mu kwimakaza amahoro. Yagize ati kandi akibutsa abayisilamu bo mu Rwanda ko bakwiye kugaragaza uruhare rwabo mu kwimakaza amahoro. Ibi bintu hari umugabo ubimazemo iminsi, sinzi niba umuzi, ntago muvuga, sinanagucira isiri ngo umuvuge, uraza kumusesengura muri iki kintu tugezeho. Bati wenda ese umujya mushoya mu Rwanda, ese bimeze gute kujyanye no kwimakaza amahoro muri rubanda? Ajya abantu baraza kwagaruka, ariko usesenguye ikintu cyo kuvuga ngo abayisilamu kubera iki dushishikarizwa kugira ngo ayo mahoro ari twe tugomba kwimakaza imbere y'abandi. Turaza no gusoreza agakuru ka mufti w'u Rwanda yavuze kinahirwa amagana abakuru sindana gacukumbuye harasoma twagiye hanyuma basubira kwino ngingo. Ugize uti kubera iki barimo gukomoza ku bayisilamu amahoro, nimugire icyo mutwereka. Ese ntacyo mubiziho nk'umuryango w'abayisilamu cyangwa se abayisilamu, umuryango w'abayisilamu muri rusange, ariko byose bisobanuye ikintu kimwe. Tujya tugira burya ko tuvuga ngo al-muslimuna ikhwa, inal muslimina ikhwa, inal muslimuna ikhwa. Naam. Umuyisilamu ni umuvandimwe, abayisilamu naam, ariko barashaka kutwereka ngo ese kuki mutavuga ngo inal munyarwanda ikhwa? Byatunaniza iki kugira ngo ese tujye muri uwo mujyo tubashe kuba twaba abacana itara aho ryazimye, tubura umuriro rw'ahazimye? Biroroshye ku bayisilamu, inyigisho ziratangwa, ikibura ni ugufata mikoro tukavuga, amahoro akaboneka. Ina ni munyarwanda kandi bigashoboka, ugasanga bwa bumwe bubaye bw'abantu bose muri rusange biciye mu ivugabutumwa, bigashoboka, bigakorwa. Nari nakubajije ku kibazo kijyanye n'ijambo mufti w'u Rwanda yagarutseho, nawe nyine bimwe turaza kubisorezaho, ariko nanone nagira ngo nkubaze, ese nta muntu ukunda kujya agenda avuga kuri ayo mahoro mu dini w'Islamu mu Rwanda? Uwo muntu wenda abimazemo iminsi, niko navuze, uwo muntu abamuzi? Uwo muntu maze iminsi atangaza ku biganiro by'amahoro niwo ubaza? Yego n'uwo ngo ndi kukubaza. Ntabwo nabikurikiranye neza icyo kiganiro, ndumva ntaragikurikiranye. Hari uruzinduko rwa mufti w'u Rwanda abantu batahwemye kuvuga yuko ngo yaba yarakoze ubusa, kugira ngo wenda ibi bintu tunabisobanukirwa. Abantu bavuga yuko yaba yarakoze ubusa kuba yarafashe umwanya we akazenguruka igihugu cy'u Rwanda kuri buri musigiti wose ugiye uturiwe n'abayisilamu impande n'impande, hanyuma agazenguruka igihugu cyose agenda asuriye imisigiti mikuru, hanyuma aganira n'abayisilamu baho mu rwego rwo kubabwira ngo amahoro dufatanyirize hamwe ndetse twubake urunana. Ikintu cyabuze wenda mu myaka yashize tukigarura uyu munsi, hari n'umusaruro byagiye bitanga bimwe na bimwe. Hari abantu batahumye kuvuga yuko ngo rero urwo rugendo ngo rushobora kuba ngo rwari imfabusa cyane. Uwo muntu rero ni nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa, niwe wakoze urwo rugendo. Iyo yarayikoze, hanyuma n'uyu munsi aracyakora ingendo zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda abwira abantu ati amahoro, kandi ikindi tugomba gufatana urunana. No muri urwo ruzinduko ejo bundi muri convention center bisubiyemo cyane, avuga ngo kandi tugomba gufatanya hamwe tugafatana urunana. Iryo jambo kuki akunda kuririmba? Ni nawe wenda niba mbikubajije, wenda ko nakunda kurikira ibintu byaye wenda n'umuryango w'Islamu mu Rwanda, hanyuma ukatubwira aho hantu kuba wenda urwo ruzinduko yararukoze akaba n'uwakirukora, hari abavuze ko nyine ngo rutagize ikintu ngo rumaze. Wowe wabisengura gute? Yes, burya abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Hari abashobora kubibona wenda bitewe n'isoni zo bafite, ntabwo ari ukuvuga ngo bya bintu byabaye bibi kuko amagambo abigize. Uraza gusanga ari amagambo ahubwo abandi bazenguruka isi bavuga. Nkanswe kuvuga ngo mufti yazengurutse imisigiti y'u Rwanda avuga amahoro. Njye mu busesenguzi bwanjye nuko mbyumva, ahubwo numva yakomeza akanabishishikariza n'abayisilamu bose muri rusange. Yarabikoze ku buryo uyu munsi ageze naho kuba ageze mu ho bita abakirisitu,
hanyuma bajya mu nsengero z'abakirisitu bakaganira ku kijyanye n'ijambo ry'Imana, hanyuma bakarebera hamwe icyo bakora. Ibyo bintu byarabikoze, abantu bavuga ko ngo utangiye kwisanisha, ngo mufite u Rwanda ari kwisanisha n'abakirisitu, kugeza ubwo banamwise ko ari umuhakanyi, bavuga yuko ngo atazi sura tukafiruna kubera iki gikorwa yakoze cy'uko wenda aba yarashishikarije abantu b'abakirisitu cyangwa se n'abapasiteri ko bakwicara mu meza y'ibiganiro, hanyuma bakaganira ku ijambo ry'Imana bakareba igishoboka, kandi harimo bamwe bigenda bigirira umumaro, bakaba banakwicara idini y'Ubusilamu. Ibi nabyo hari abantu babipingira ku ruhande bakavuga ati abana ati murekera ngo kumva umuryango w'Abasilamu mu Rwanda ko gukora gikafiri, biturutse kuri izo mpamvu wenda tutaza gusubiza ku kantu kamwe ndakateye impagarara cyane, ariko bazusengura ahangaha wenda nibyo nabanje kuvuga nti abantu bakira ibintu bitandukanye. Nibyo abantu bakira ibintu bitandukanye, ugasanga we uko ngo yakabigenje, niba runaka atabigenje atyo ati yakoze ikosa, bitewe wenda nuko wenda ubumenyi afite ariko bungana. Usanga benshi nta n'ubumenyi wenda cyane bafite, ari nk'amarangamutima menshi abaranga. Igikorwa mufti w'u Rwanda yakoze ni cyiza, ndetse ni n'igikorwa gishobora no kwagura umuryango, kuko burya usanga andi madini cyangwa se amatorero batugirira ubwoba, bakabata Abasilamu bati ibini bakabibeshyaho. Yabigarutseho nkuciye mu ijambo, yabigarutseho aravuga ngo kera ngo ntabwo ngo twari Abayisilamu, ngo twari Abaswahili. Yanaboneyeho umwanya wo kutwibutsa ukuntu Isilamu yaje mu Rwanda, ngo abantu batabizi. Urumva abashaka no gukebura abantu batazi ukuntu Isilamu bwaje mu Rwanda byari bimeze. Urumva nawe araganira cyane n'abasaza azi amateka, hanyuma yakakunda ko tazokageraho. Ariko uvuze aho hantu nyine nanjye nifuza kutanguca mu ijambo kugira ngo wenda nanjye numve ko akantu nigeze kukavugaho, nkubitse ko nako yakavuzeho muri iyo mbwirwaruhame. Niyo mpamvu n'ubundi byamuteye kuba yakora ibyo yakoze, ariko nta kosa birimo, ahubwo usanga ari nk'ivugabutumwa mu rundi rwego. Yakabifata atya, nanjye nkabifata ntya, ariko ari ivugabutumwa, ugasanga ni ivugabutumwa ahubwo rinakomeye. Reka duce dukomereza aho ngaho kugira ngo tutaza kubicaho. Ni ibintu byakomeje kuvugwa cyane n'Abayisilamu, ni video yahererekanyijwe cyane n'Abayisilamu. Babajije nyakubahwa Sheikh Sindayigaya, bamajije ikibazo bazi nyakubahwa Sindayigaya Musa, ni interview yatinze cyane, ariko bavanyemo agace gato k'umunota umwe, ariko ngo baramubazaga ngo Abakirisitu n'Abayisilamu ati buriya wabihuza gute? Hanyuma Sindayigaya Musa amagambo yasubije kugira ngo nawe uze kuyakomantaho cyangwa se tuyasesengure, nubwo wenda bitari ibintu topic, ariko ni akantu kugira ngo Abayisilamu tubafashe mu bijyanye n'uko wenda bafata ibintu. Uyu munsi baravuze ngo, cyangwa se baramubajije ngo nyakubahwa Sindayigaya Musa, ese umuyisilamu n'umukirisitu bahurira he cyangwa se babifata gute, abigereranya gute? Yarasubije ngo Abayisilamu n'abakirisitu duhuriye ku bintu byinshi cyane, dufite amasano akomeye, ati ku buryo ibintu byo kuvuga ngo ntabwo duhuza ngo kwemera ngo Imana ngimwe, ngo ibyo ngibyo ngo mbona ngo ari ikintu cy'imbogamizi, ariko ngo kitakwiyeho rya sano rikomeye dufitanye. Iryo sano rikomeye cyo kintu cya mbere, rero kuba wafata umuntu ukamwanga kubera ko ari umukirisitu, ibyo ntabwo bigiye ngo ndi kubibona. Abantu bamufatira hejuru, nakubwiye ngo banavuze yuko ngo nta sura tukafiruna azi, bitewe n'amagambo yavuze. Hanyuma abantu basesengure twumve, ese nyakubahwa Sindayigaya Musa kuko yaba ari mu makosa nk'uko babigaragaje. Ngiye uko mbifata, nta makosa ndimo kubibonamo, nta makosa mbibonamo, kuko nge nabifashe nk'ivugabutumwa kandi naryo rikomeye. Gute ubivuga nk'ivugabutumwa? Wewe wabyumvishe nk'ivugabutumwa, ariko se nk'umuntu wavuze ibyo bintu cyangwa umuntu utekereza ko wenda mufite abakoze amakosa, wowe wenda wamubwira ngo iki? Wowe niko byumva cyangwa wenda niko bimeze? Niko byumva cyane niko bimeze? Niko bimeze, ni ivugabutumwa, kuko nta kindi cyari kimujyanye. Ntabwo yari agiye kubatizwa cyangwa gutanga inkuru zindi, yari agiye kumva ese bakora bate, twebwe natwe dukora dutya. Ariyo mpamvu giye mbyise ivugabutumwa, ni ivugabutumwa mu buryo bugaragara. Rero ntabwo ndi buze wenda kubleminga babifashe uko bashaka, byaza gusobanurwa neza, bakaza kubwirwa ukuri. Burya ukuri niko gutuma abantu bagira batya bakagaruka ku murongo, na bya bindi bibeshyagaho ugasanga bari babyibeshyeho. Muri make ugasanga ntari bugaragaze ko 100% ko yaje gusobanukirwa, ariko araza gusobanukirwa we ku giti cye.
ahangaha wenda reka tuhave kuko uhasobanuye neza nyine nanyuzwe, ubwo utazanyurwa wenda azabyandika muri comment atubwire wenda ikindi twamubaza kuri iyo ngingo, kuko dufite amahirwe yo kuba tuzakorana ibiganiro bigiye bitandukanye, kubera ko ni umusesenguzi kandi ubusesenguzi biremewe kuba wasesengura ikintu kukibona ariko utarengereye. Hanyuma ariko nanone yaje kongera kuganira ku cyo bita indangagaciro, ati nanone kandi abivuga muri aya magambo ati duha indangagaciro ngo gakomeye, ngo duha indangagaciro ngo gakomeye, ngo duha agaciro inshallah, ngo duha agaciro gakomeye umwami wa Maroc. Urumva agaciro ngo uko iyi ni intumwa y'umwami wa Maroc yari igeze kuri stage gushimira, ivuga ngo dushimira kandi umwami wa Maroc ko atabangamira imibereho y'abaturage bo muri icyo gihugu, agaruka ku kintu cyo kuvangura umukristo cyangwa umusilamu. Yabigarutse aravuga ngo ntabwo umwami wa Maroc ari icyo ngicyo agamije, ati nta n'uwabangamira cyangwa akomeretse. Hanyuma ngo kandi ngo ntabwo bigarukiraho ngaho, ngo no muri Afurika, urumva ko atavuze mu bihugu by'amahanga, no muri Afurika. Kandi abonye documentary mbere y'uko ikiganiro kiba, documentary batwereka imibereho ye n'ukuntu afasha abantu muri Afurika bagiye batandukanye, n'ukuntu agenda agira gute agirira imfubyi, ndetse anitangira abandi bantu badafite ubushobozi batari abayisilamu cyangwa se abayisilamu bose bagiye batandukanye ingeri zose. Niho rero yashimiye umwami wa Maroc, iyo ntumwa ya Maroc, y'umwami wa Maroc yaravuze ngo kandi ngo muri rusange ngo umwami wa Maroc ubundi ngo yita ku bikorwa by'umuntu uko umuntu agaragara. Ibi ntabwo bigize bisobanura abantu basengeye Icyarabu. Ngiye nagiye muri translate iryo jambo ndisubiramo ndaryumva, nsanga Icyarabu bavuze bagarukiye hafi, kuko translate yo iguha ukuntu umuntu atavuga iryo jambo yavuze. Yasoje avuga ngo kandi imico y'ukuntu ugaragara niyo itwereka uwuriwe. Niho nahise mvuga ngo abantu bajye barya bari menge, nise ndaranganya amaso mu bantu twe turango twese tubona hari abantu koko bahuzaguritse. Ndavuga ati kandi imico yawe, ati wenda ushobora kwibwira ngo ese umwami wa Maroc kafasha abantu bose ingeri zose, ati we atwebwe wenda niko atadusobanura, ati kuki twe ataradufasha kandi turabasiramu turi iki, ati afasha abantu bakeneye ubufasha. Kandi yabisoreje iri jambo, iryo jambo barisubiremo mu Cyarabu bajye kureba, ati ranzerete ndabizi baraza guhurura, barisubire muri iryo jambo. Kandi ngo umwami wa Maroc ngo yaravuze ngo uko umuntu mumubona gutyo ukagaragara ko tumufata. Niyo yageze kuma cyagiye tuganira utarashyiraho kamera, warambwiye ngo imaka ngo umuntu wese ashobora kuba yagiye agatanga amafaranga akajyayo, ngo ariko ingeso zabo yari wibuka ntabwo ndibuze kuvuga ngo ni aya, kuko kiriya ni igihugu cy'Abarabu. Usanga bo ushobora kuvuga uti ngiye kuri gate ndaza gukoreshaho ijambo ry'Icyongereza, bo bakoreshaho iry'Icyarabu. Iryo jambo rero niryo ryanditseho muri ya murwa wabo. Iryo jambo risobanura ko ngo nta mukafiri n'umwe wemerewe kwinjira muri uwo mujyi, la yadkhulu al-kafiri fi yadkhil al-balad. Kwinjira muri uwo murwa wabo rero ushobora kuvuga ngo reka ngewe nisanishe nkabo, ndetse ukavuga uti ngiye korora ubwanwa mbugire bwinshi, ngiye kwambara ikanzu se cyangwa se ikiremba, hanyuma nanagende mu gihe cya hija. Bo imico yabo barayizi, imico y'umuyisilamu barayizi. Ubundi uko umuyisilamu ameze n'ibimuranga birazwi, biri ku karubanda. Ariko iyo ugeze hariya ahantu kugira ngo urumva, kugira ngo bagutandukanye n'abandi, sinzi, reka turebe neza, kugira ngo bagutandukanye n'abandi, ndi kubara iminota, kugira ngo batandukanye n'abandi nuko ngo imico yanyu, iyo mico ni iyihe? Yes, umuyisilamu buryo ngo abantu ngo ingeri zitandukanye, ngo iki, umuyisilamu ntabwo ari ingeri zitandukanye. Umuyisilamu ni umwe, yaba ari mu Rwanda, yaba ari Maka,
yaba ari niyo wakwishushanya ute ntabwo ushobora kugera ku mwimerere we. Ari nayo mpamvu bakunze kuvuga ngo nimugerageze kugira ikimugeza kuri aba. Hari umwimerere dufite nk'abayisilamu, ari nacyo dushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo muntu rero iyo yinjiye yishushanyije, nicyo wambajije, n'iza ndangagaciro waganiriyeho. Hari igihe cyashize wavuzeho uti indangagaciro TV byavuzwe n'uriya mwami haruguru, n'ibyo bibaranga. Barakureba indangagaciro yawe bakakuburamo ubusilamu neza, bakaguterura bakagusohora. Bigera ku kigero cy'uko baguterura bakagusohora. Baraguterura bakagusohora, ubwo uba waje gukora amanyanga. Ni naho hantu bavuze ko ngo umuntu ugiye ngo adafite indangagaciro za kisilamu ngo adakora umutambagiro wuzuye. Ntabwo aba ari umuyisilamu. Ahangaha ndumva naho twasobanuye neza ku cyo natwe twahereyeho, avuga ko nyine ngo abayisilamu ngo tugomba gushimira nyine umwami wa Maroc kuko nawe ngo yisanisha ngo n'abayisilamu n'abatari abayisilamu kuri ya ngingo twe turiho yuko namufitiye u Rwanda yavuze yuko abayisilamu n'abatari abayisilamu bose ngo rwose ngo nta kintu ngibintu ngo nyine ngo kantu katandukanye gatoya nyine yashatse kuba nyine nko kuba wenda bemera ko Yesu wenda ngo Yesu ni Imana ariko bavuga ko twemera ko Imana ari imwe, ngo nyine iki kintu ngo nyine kuba ngo kibaho ku bakristo ngo twakwiye kuba tubanga cyane ngo ntabwo ibyo bintu ngo ari ibintu ngo biri byo, kandi n'Imana yavuze yuko hari abahawe igitabo abo ngabo kandi hari ibyo yabavuzeho. None twebwe rero niba urugero tugize Imana twatwarabetse idini y'Islamu, ntabwo twakabaye dufata iya mbere ngo twumve ko bari abantu batari nkatwe, ahubwo twabegera tukabwira ko twebwe tugira gute tumeze nk'uko mufite u Rwanda ageze gute yabikoze. Ubwo utasobanukiwe azakomeza asobanukirwe uko abyumva. Reka twigiye ku yindi ngingo, kandi hakurikiyeho noneho ijambo rya Shehe Mufti w'u Rwanda. Mufti w'u Rwanda urumva nyine ngo umwami wa Maroc agaragaje ibintu byose n'ibyo yatumye. Hanyuma hakurikiyeho ijambo rya Sheikh Dr Sindayigaya Musa Mufti w'u Rwanda. Urubizi ko hagiyeho ka doctora se ako ka doctora nako bavuga ko mojeho ngo abantu babenda kuzamwica ngo gutinga ari docteri. Ibaze kuba Imana yakwihereye swifa zo kubura umudocteri, umuntu agashaka kukubatira kana budocteri kandi igihugu cyabiteho kashe. Urumva ibyo bintu batanaye gufungira gufata CV y'umuntu ukayitirira igindi kintu cyangwa se kumva ko atakibonye mu buryo no gupfobya igihugu cy'u Rwanda. Umuntu afashe nko kuba yafata diplome baguhaye akayitesha agaciro ati diplome nta kintu imaze, buri aba yatatse nde. So urebye aba yatatse igihugu. Niyo mpamvu rero buri igihugu cy'u Rwanda cyakugira icyizere gifata akantu baguhaye kigashyira idarapo ry'u Rwanda, abantu bajya byitegereza. Utabibona ni ukwirengagiza, naho kubibona ko biba bigaragara. Nangiye kugira impungenge z'uko iki kiganiro bari bwabone ko twagikoranye amarangamutima yuko bitewe n'uko turi guhuriza mu kiganiro cyane. Oya ni uko tubibona, burya buri muntu agira uko abona ibintu. Hari igihe abantu tuvuga ibintu nk'ibi ngibi bifite fagiti abantu bakabyumva ariko nyine bagasigara kadute ngo washanga uriya ngo wasanga bakorera mwana. Tuzakomeza tuganire, ntabwo wenda ari ubu ngubu gusa abantu baganiriye, hari n'ibindi tuzaganiraho bitandukanye. Babone ko ari ibiganiro bisanzwe bitari ukuvuga ngo hari uyu watumye baratureba bakavanga abantu n'abahanga cyane mu biganiro byacu byabikurikira, ataba n'abahanga cyane tuba ibintu babyanditse nk'uko nifite agapapuro gutya bakavuga ati buriya baba babyanditse ati ibintu babaye bandikiye ari musiro yaragoye umuryango w'Islam mu Rwanda bahita babashyiraho ngo nibo babyanditse. Ubwo ingayo magambo ngo nakundi ko abantu bayashobora wenda mukoranye igihe kinini simbizi ko ntago ngiye mbakorera agenda ndi umwinfluencer ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga kuba bakubona kuba bambona mvugira wenda ibiganiro bigegamiye ku dini, kuba bakubonye igihe wenda hari n'icyo bakuvugaho njye simbizi, ntabwo ndibuze wenda kubigenderaho, ndaza kuvuga uko ikintu nkibona nyisesengura uko nyumva, mbwire abakurikira urubuga rwa Hussein ukuri. Nicyo cyanzanye, icyo wampamagariye, sindi buze kwita ko kari akantu nkomojeho. Hanyuma reka twikomereze ku ijambo rya Mufti w'u Rwanda ryakurikiyeho. Nyakubahwa, iyo ndi kuvuga rero buriya abantu bakomeye mbatitire zabo birababaza cyane. Uzi kuba ufite perime abantu bakajya bagugaragaza nyine bavuga mu biganiro byabo Bashir batongeraho ko ufite na perime.
birababaza cyane buriya abantu mufite CV zanyu mujye muzubaha. Iyo tuvuze Sindege ya Musa ni izina rye, ariko hari ibikorwa yakoze. Igihe n'umusaza ukikunda kwivuga ariko hari ibikorwa bakoze tutagomba kwibagirwa. Uyu mugabo wenda tunamukomerezaho nawe yengeye kumuvuga mvuga CV z'abantu bakagira ngo wenda ni kwa kundi umuntu ngaca bugufi cyane ngo ku muntu kugeza no banyise ngo ndi umucinya nkoro ngo uwo mugabo, ariko nyine ngewe nanone nanjye mvuga realite cyane kuruta ibindi. Hanyuma uyu mugabo nawe iyo mvuga rero Sindege ya Musa mvuga na Dr nyine ni CV ye ko mbere y'imyaka 5 ishize ntabwo twashyiragaho iyo Dr, reka tuyishyireho ko yabigezeho. Hanyuma ni ijambo yavuze nawe rero muri rusange. Hanyuma ngo ijambo ryari rimuraje inshinganiri Mufti w'u Rwanda rero yatangiye ashimira abayobozi bose bitabiriye icyo gikorwa. Abantu bose bitabiriye ingeri zose, ibaze ko n'abana bari b'abanyamakuru, abandi bambaye bwa bujipo bita pekinini sinzi n'ubuvuzi. Nawe yarabwiye ati namwe nta kibazo ati nawe mwese rwose ati ndabasuje. Yasubije abantu bose nyine muri rusange. Uriya mugabo nta mutima mubi. Hanyuma yaravuze ngo uri batangiye ashimira abantu bitabiriye, hari hitabiriye nyine ingeri zose, harimo n'abandi mu yindi myemerere. Aho twagarutse cyane nyine ku myemerere ko nyine harimo n'abantu nyine batari abayisilamu. Icyo gikorwa kugira ngo nyine mutaza kuvuga ko nyine Mufti w'u Rwanda ko umwami wa Maroc yatoranye, yaravuze ngo mutumire n'abantu batari abasilamu ariko bajye baza mu bikorwa nk'ibi. Kugira nyine mujye munabona ko ivugo niyo ingiro iryo jambo yarisorejeho Mufti w'u Rwanda ati tujye tunavuga ibyo turi bwakore nyamuna. Hanyuma ashima buri wese nyine witabiriye icyo gikorwa, kandi iyo nama nyine ari ingirakamaro nuko yanavuze ngo yongeye kwibutsa abitabiriye. Imva ndi kuvuga ngo abongeye kandi nayo naritabiriye ngabitabiriye nayo naritabiriye. Hanyuma uwo mwiherero ngo uyu muryango w'umwami wa Maroc, nanashima umuryango w'umwami wa Maroc wa gatandatu ko ufatanya n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ndishaka akantu ka umwami wa Maroc ibintu yaravuze nyine ngo ngewe ngo abantu bose ngibitera imico yabo nifatanya nabo. Hanyuma nanone Mufti w'u Rwanda yibutsa abantu ngo no mu bindi ngo yadusabye ngo nuko twafatikanya. Atubwo yemeye gufatikanya n'abantu rero yizeye, kandi imico yabo turayibona. Imico yacu twe tuma bafatanya ibikorwa bacu nabo. Akanaga twasengura cyane n'ibyo yavuze. Hano mu bindi nanone yaganirije abayisilamu nuko umuyisilamu ngo ko agomba kurangwa n'indangagaciro. Umugabo akunda ibi bintu cyane, ntago ajyana hatangwa. Yavuze ko indangagaciro ahita hagaruka. Yagarutse no kwijambo bango abanyarwanda tugomba kurangwa n'indangagaciro, kandi yanaganirije abayisilamu inkuru y'ukuntu ubuyisilamu kagakuru nagusezeranyije mu kiganiro muri introduction. Abantu bararyoherwa nabibabwiye. Yaganirije inkuru abayisilamu y'ukuntu ngo byagenze cyangwa se mu bintu byageze mu Rwanda, y'ukuntu ubuyisilamu bwageze mu Rwanda. Mu byo yagaragaje muri iyo mvugo muri iyo mbwirwaruhame, yagaragaje yuko ngo taze yavuze yuko kubari imico cyangwa se kubera imico yarangaga ubuyisilamu babimukira ngo baturutse Tanzania. Yatanze ingero nka nyine abimukira bavuye muri za Tanzania ngo bo nyine ngo kubera imico yabo ngo baraje ngo nyine ngo bizira mu Rwanda nk'abimukira nyine. Ngatanga urugero nka Rwamagana yagarutseho wa mugabo we. Akwiye umugabo kuki akunda kuvuga Rwamagana. Ubishije ko sai ni ukuri n'abari Rwamagana se. Ako abantu bazagira ngo namaranga mutima, reka twe tuvuga urumva uyu mugabo aranatwikundira Rwamagana, arabizi ko tutarwamagana. Anga nyine nakanya ko kwikina kaba kageze nako mu kiganiro cyatujyana kandi mu nidagaduriramo n'abandi badafite umutima bakajya muri comment bakandika. Yatanze ngingero kuri za Nyamirambo ahavugwa kwibereshi urahazi? Kwibereshi yahagarutseho naho yigeze kuvuga ijambo abantu bavuga ngo ntaga abantu bazajya impaka ngo rurururu ngo mube maso ngo muze mwiyandikishe kwa twebwe. Mufti w'u Rwanda ukuntu yabwiye
we bavuze ngo hoteli nyine ngo banasebya ngo hoteli ngo abahateli ngo bazararamo nyine ngo abahaji ngo bazarara muri hoteli ngo mbi we n'ibiki nyine ko bagaragazaga amafoto nyine ya kera bavuga ko ngo abahaji babaho nabi bagiye imaka. Uzi ikintu cyakurikiyeho Mufti w'u Rwanda yabwiye ngo habari za hoteli ati abantu bibaza ku mahoteli bakazaba ari mabi ngo habari za hoteli uravuga n'umufilozofi noneho aha hantu uzi ikintu cyose kiba ko avuze ngo habari za hoteli noneho ejo bundi abantu baravuga mu kiganiro nyine na abakomantateri bavuga ko ngo ari abasesenguzi ku busesenguzi bwabo buri hasi kabisa ndabupinze ngo abasesenguzi bugira amarangamutima menshi hanyuma ngo barasesengura bavuga ngo rero ngo yavuze ngo habari za hoteli ngo kugira ngo bagaragaze ko ari umuntu w'inyamirambo ngo kwiberesha kandi ngo musilamu ngo buturuka ejo bundi rero yarabibukije aravuga ngo nahazwi nko mwibereshe ngo baba abayisilamu cyane agaruka mu nce za Nyamirambo arahazenguruka uza amajije gukora ibyo bintu byose yaravuze ngo kandi ngo nshimiye Perezida Paul Kagame ngo ko atanga ubwisanzure kwa kundi umwana muri akabikora nawe umvishije uyu mugabo ukuntu iri jambo tugomba kurisenga ariko nanjye ndi umusesenguzi wa mugabo we hanyuma ngo atanga ubwisanzure ngo haba ku baturage n'abayisilamu muri rusange ngo kandi atanga urugero ngo avuga ko nta muyisilamu ukitwa umuswayire. Nyakubahwa perezida ari kuvuga ngo ndashimira perezida wa repubulika ko nawe adufata nyine kimwe ko nta kibazo nta mukristo nta muyisilamu ngo ikintu mushimira ni kimwe ngo nukuntu ngo umuyisilamu ngo n'umukristo ngo nta muyisilamu cyitwa bya twavuga kare ngo nta muyisilamu cyitwa umuswayire ati ibi bintu ngo bigaragara ngo ko afatikanya natwe kandi Mufti w'u Rwanda nanone ibyo ntabwo ari ibintu bisesengurika byo ni kugira ngo tubicemo gusa turajya ku busesenguzi bwa nyabwo kandi nanone ngo Mufti w'u Rwanda yasoje yongera kwibaza mugabo ntagabaho yatanze ingero nyinshi ndabikuye nk'umuntu wari uriyo hanyuma aravuga ngo kandi ngo ndibaza ngo ati zindangagaciro ni gute twazimakaza mu buzima bwacu. Mufti w'u Rwanda urumva kwibajije ngo isi zindangagaciro twese tuvuga ngo abantu bose barimo kuririmba ngo ni gute twazimakaza mu buzima bwacu bwa buri munsi ngo ku buryo ngo byaturanga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ngo yongeye kwibutsa ngo yongeye kwibutsa ntabwo ari inkuru ni njye nari ndiyo ni njye wari uhari naryo nabyanditse yavuze ngo yongeye kwibutsa abantu ku gufatanyiriza hamwe urunana. Ibi ni ibiti byo gusesengura sasa niho nashaka kugera ibintu byanjye birapanze. Iri jambo nakwiye ko tuzaza kwigaruka muri introduction naryo nabwiye ngo kandi yongeye kugaruka ku ijambo urunana ati ariko byose bibanzirizwa no kuba umunyarwanda uhamye. Uru rupapuro ndarusoje ubwo ibindi biraza kuza nyuma y'ibi bipapuro. Hanyuma yanibukije ko ngibi byose byakuranga waye kwimikuzo n'agaciro zawe ngariko ngibyo bintu ikintu ngo ikintu cyose kibisoza kibibanziriza byose ngo nukuba umunyarwanda uhamye ugendera kuri za ndangagaciro zose kuba umunyarwanda uhamye. Twe tugiye kwivugira ku kintu bita urunana. Yavuze ko ngo kugira ngo ibintu byose bigerweho hagomba kubaho kugira icyo bita gufatanyiriza hamwe urunana. Atanga ingero nyinshi kugeza ubwo yavuze ngo nubwo mwaterura ameza gutya muri abantu ugaterura ameza ari umwe ugashyira intoki eshanu Imana yaguhaye ngo uyiteruze wenyine ugashyire mu kirere ngo niho byashoboka. Ariko muje muri abantu bane buri wese agashyira agatoki kamwe gutya ngo n'undi gutya ngo n'undi harira gutya ngo ayo meza bayiterura bakayashyira mu birere. Aravuga ati hatabayeho ubumwe nta kintu kimwe twagera. Ati rero ikintu turimo cyonyine kuvuga ni ubumwe. Hasi ariko ikintu giye gusobanura wowe giye gusesengura za zindi biti ngo original zaravuze ngo reka nta bumwe ngo naki ingibyo biti ubumwe ntabwo ari byo biti ubumwe. Ati ibi bintu Mufti w'u Rwanda arababeshya ati nimumwumve turagira ngo usobanure aho hantu mu nararibonye bwawe. So
kanongere gushimira mufti, gushimira cyane ku ijambo ryiza yavuze. Hari ingingo yagiye akomozaho zagiye rwose numva hari icyo zirimo kutwigisha, ubwo wenda bamwe babifata ukundi bati yavuze ibi nibyo nahoze mvuga, ni bamwe babifata uku abandi bakabifata ukundi, ariko hakaza kubaho ubusesenguzi ukaza gusanga ba bantu bari babifashe nabi nk'uko batabyumvishe. ubwo butwari bavuga n'ubumwe ntago wenda bihagije cyane, agomba kubamo no kubigisha ese ibyo bintu uko ari bibiri bikorwa biti bakabimenya nk'amahugurwa cyangwa ingando. Ni uburyo bwo kubivuga bisanzwe ku maradiyo hehe, ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagakomeza gushyigikira icyo kintu bakakivugaho icyo ari cyo n'icyo kimaze. Ni ikintu kimaze igihe kinini kandi turimo kubona hari icyo kitugejejeho. Icyo kintu cyo gushishikariza ubumwe cyatangiye cyitwa politique de l'unité nationale. Politique de l'unité nationale nibwo buryo byatangiye. Iki ni Igifaransa. Byari ubumwe, byari uburyo bwo gushishikariza abantu ko igihugu kigezweho ari icy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Muri ryari ni igihe igihugu hahirikwaga ubutegetsi bwa Habyarimana. Nyuma y'uko Habyarimana ahiritswe ku butegetsi. Nyuma y'uko ahiritswe ku butegetsi. Hanyuma abo baje bavuga ayo magambo ni FPR cyangwa ari RPF. Ushobora kubivuga muri ubwo buryo ariko ugasanga ni n'ibintu bitandukanye. Ugasanga RPF ni mu Cyongereza, FPR ugasanga ni mu Gifaransa. Ubwo twari tunabikubitana na ngingo abantu bajya bibeshya ko ngo Amuru umuyamusha mu Rwanda iki gihe bitwa Amuru, uyu munsi urimo kwitwa RMC. Hari abantu bajya bavuga ko nyine ibyo bintu nyine ngo bitandukanye cyane, ngo RMC ngo wapi ngo umuryango wa Amuru. Ubwo niko ushatse kuvuga wenda? Oya ntago wenda ariko cyane ishobora gusanishwa, ariko nyine FPR na mpamvu nemikoje no kuvuze ko FPR na RPF atushobora gusanga ari ibintu bishobora kuba byarahindutse gusa wenda mu rurimi rumwe biza mu rundi, ariko usanga ni ibijambo rimwe. Nibwo buryo narembezanye wenda si byo twari turiho cyane, niyo ni byari biciyemo ariko bisanishwa. Wavuze uti mufti yashishikarije abantu ubumwe. Mu by'ukuri mufti yavuze ijambo ryiza, njye nshimira cyane n'ubu nsaba n'abadukurikira kuri urubuga rwa Hussein w'ukuri bahadufasha gushimira iri jambo, kuko ni ijambo ritwubaka, ririmo gutuma tugiye kuba umwe. Mbonye nkanarifata n'ivugabutumwa ryo kugaragaza uburyo bw'amahoro no gukunda ubumwe. Ni igikorwa cyiza tuzi naho kitugejeje, numva ntawe uri ukwiye kukinenga. Ngenda mushimira. Batanze umwanya w'ibitekerezo, hari ibitekerezo bimwe bagiye batanga, ariko ibi bitekerezo byagarutsweho ngewe naze gusanga ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubisesengaho ko byabazwaga n'abantu banashaka ko babibaza, kuko ababajije ibibazo bose ntaba MC. Undi wagejeje kubaza ikibazo nawe byasaga nkaho ari nk'igitekerezo, ntabwo cyari ikibazo. Ariko ubwo urumva byanga bikuna nge nanjye nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu wari ufite iyo stage, iyo baza kungira wenda cyangwa kuma umwanya nanjye nari kugira ikibazo nabaza mufite u Rwanda, reka nse nkaho nyikubaza wowe uze gusubiza wenda muri reaction zawe, ariko ubwo uraza kuvuga nk'utari mu marangamutima. Nanjye nekereje kuri byose bagarutseho, kuko buri wese waciye kuri iyo stage yavuze ku kintu bita amahoro, gufatanyiriza hamwe ndetse no kugira indangagaciro, ariko nyine twese dushyiraho uko tubyumva. Ngiye kubwa ngiye ndibaza kuvuga ngo hari umwanya w'abanyamakuru bari bwabaze, wenda ntago wari wagerwa icyo gihe. Iyo baza kuma mikoro numvaga ndi no kubabwa, hari igihe abantu bajya bavanga wenda umuntu yagize bamenye, ariko ngiye nayo kubabwa nkahita mbaza ikibazo. Ese ko hari wenda sinzi ntabwo turabigeraho, hari ahantu yavuze nyine ukuntu ngo abayisilamu ngo batigeze ngo bagaragara mu bikorwa by'urugomo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Atanga urugero ko hari agace bita Kabare, ariko tuneza kaviho vuba kwanza n'ingingo ndi kwibuka cyane, ntabwo nari kubigibagirwa ko kari muri Rwamagana Kabare hano hepfo.
kandi abasilamu muri Kabare ngo bishyize hamwe ngo babishishikariza kujya gute kurenganya abantu batari ngo bababwira ko atari ubwoko bumwe nabo, hanyuma abasilamu bati twebwe ntabwo tujya tumena amaraso, reka ati icyo gikorwa cyarabaye. Atanga n'urugero y'uko ngo uwo mugabo ahari, ntabwo nibuka izina rye neza, ariko yavuze y'uko uwo mugabo ahari kandi ngo yanabiherewe igihembo cy'ubutwari, ngo ibyo byemejwe n'ama ONG ajya bishinzwe wenda muri ababishinzwe harya buriya kuha umuntu uburenganzira bwo kunyura ari intwari. Ni muri ONG ihe ni Farije n'umuryango ubwo nyine ahantu numva bamuhaye icyangombwa, numva ko bamuhaye icyangombwa cy'uko n'ibyo byiciro. Hanyuma ngo ibyo bya bihaye ibyangombwa mufite u Rwanda yatanze urugero nyine kuri uwo mugabo, avuga ko agace k'akabandi ngo ntago bigeze bijandika mu kijyanye no kumena amaraso, ngo atanga urugero. None nge ne kumubaza ngo ese nta munyenge bimutera uyu munsi cyangwa se nk'abaze niki yiteze ku bayisilamu abona haramutse yongeye habayeho wenda icuraburindi nk'iryo ngiryo ryabaye, nubwo tutifuza ko byasubira, biramutse byongeye kugaruka abayisilamu abona uyu munsi mu shusho yabo, ubu noneho ntabwo twakongera kugaragara muri ibyo bikorwa. Nkamubaza uko byumva, isubiza nkamufite w'u Rwanda. Bariya abo twabonye babaye intwari, baravuga bati barabaha ba Kabare n'iki, ariko si bo gusa, hari n'abandi benshi batandukanye batigeze bijandika kandi bifashishije ijambo biga. Twebwe abayisilamu twigishwa ko tutagomba kurenganya nafsi iri halal. Ibyo byagiye bibakururira kubaho mu buzima butarimo guhuza n'icyo kintu, buryo wenda nta bumenyi bwinshi twe tubifiteho. Dukunze kuvuga ibyo twasomye, tuvuga si ibyo twumvishije, hari ibyo twumva ku maradiyo, hari ibyo twumva biganirwa byari bimeze bityo, ariko twumva ntibirimo kudukururira ahantu habi. Bivugwa ko bananyuranyije muri rusange n'inyandiko zari zatanzweho amakuru avuga ko icyo gikorwa kiri buze kuba, baje kunyuranya nacyo, bo baje gutanga ubutumwa bunyuranya nacyo, niko twagiye tubyumva. No kubwo ibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane, kuko ntabwo wenda ari byo twaje kuganiraho, ni ibiciyemo ubwo buryo byagenze. Impamvu rero ya Mufti gukomeza gushimangira icyo kintu, nshobora kumubaza ntese tugiye gukoresha ubuhe buryo kugira ngo icyo kintu ahubwo gihabwe agaciro ahashoboka hose tubasha kuba twavuga. Abayisilamu muri rusange baranyuzwe n'ibyaganiriwe muri iyo nama, bose bavuze ko banyuzwe. Wenda nge ako nta kabazo k'umwihariko ngenda ari kumubaza, wenda nawe yari afite ubundi buryo bwabimazemo, ariko nanone ngo ibingibi babivuze nyine abantu bose bagarutse kuri ibintu babifatanyije na aya yasomye muri Qur'an wa bita Sheikh Binego Hashim, no muhafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ni urumva urabazi ni babandi baba barafashe Qur'an mu mutwe ndetse bakanayigisha ni muri iryo shami nawe rero yararimo, nawe yatanze imirongo ya muri Qur'an. Tuzayifatira umunsi tuyisobanurira abanyarwanda. Nabyo buriya abantu bajya bita kuri Qur'an cyane, hari igihe umuntu avuga ibintu bimeze nk'ubuhanuzi cyangwa se arimo kuvuga ibintu arimo kubwira abantu bari aho ngaho, ariko ntibagira gute babimenye. Niyo mpamvu bakubwira ngo ururimi rw'icyarabu ni ngombwa kujya gute kurumenya, ariko n'urumenye uzicecekere kugira ngo utazishyira muri fitina. Abantu buriya abantu benshi batazi ko nura musaza wawe akiza, ariko ku rwego rwo kugira ngo iyo bamajije kumenya ko uri ubundi iyo bamajije kumenya ururimi, hari ibintu byinshi utangira kumenya ko hari ibintu butabasha kuza mu Kinyarwanda. Rero iyo wakimenya rimwe na rimwe, none hari igice ukajya wumviriza abakivuga ukumva amakosa bakora rimwe na rimwe, wicecekera wigendera, kuko urwo rurimi ngo rworoshye cyane kandi ngo byoroheye buri wese kurumenya. Ibaze ko n'umwana w'imyaka 6 amenya Qur'an mu mutwe, nicyo gitabo cyoroshye cyane, ariko nyine ku bantu bafite ubwenge. Iyo aya biragoye kugira ngo urenge aya 5 utarayibona, cyangwa se impapuro 5 utarayibona muri sura runaka. Buriya rero ikibasha tuvuga nuko Qur'an icyarabu kukimenya ntago bisaba ibintu bikomeye cyane, kugeza ko bakubwiye ngo nusoma kuri huwallahu ahad sura Ikhlas ukasoma inshuro 3 zonyine, ngo ufite umugambi niya nziza, ngo inshuro 3 ngo ubusomye Qur'an yose yusoje ibyo urabindusha. Hanyuma hakurikiyeho nyine igisomo cy'uwo mugabo, ako nicyo cyanabanje gusa nanjye ku nkuru nanditse, urumva niyo nakurikijeho ko niyo navuga nyuma, kuko tutadufite byinshi byo kuganiraho. Hanyuma yasomye izwe mu mirongo ya Qur'an, ariko bigaragara ko yashatse kuvuga
isura cyangwa se ntabwo ari mu isura wenda yasomye mugiye kuvuga ariko ngiye gutanga urugero muri Suratu Muhammad. Abo bose baturutse baturutse hehe? Bose bavuze kuri iyo stage bagarutse ku ngero nyinshi zitandukanye ko bagarutse ku mirongo nkunda kubona muri Suratu Muhammad. Iyo Suratu Muhammad urayizi? Sura ndayizi kuko isura ziri muri Qur'an mba nzizi kuko nkunda kuyisoma. Burya mba narayiciyeho yariyo yose irimo. Suratu Muhammad zimwe muri aya za mbere zibanza kuri aya ya 5, iyo aya wawizi? Na Qur'an mba nyifite bitabo babiri hafi. Byahita bikorohera? Akira utubwire wenda n'ubusobanuro turaza kubushaka inshallah. Abantu barihangana hari gihe atari bwaje kure. Umuntu uzi kurira muri Qur'an ntago ajya atinda. Banda witonde ni aya 5. Aya 5 wahabonye? Bismillahirrahmanirrahim. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. صدق الله. Urumva rero abantu batazi kwihangana buri abahubutse birukanse bave mu kiganiro kare, ariko umuntu nyine ugitegereje we araza akomeza kubona izindi fayida nyinshi harimo no gusobanukirwa imwe muri izi mirongo ya Qur'an. Buriya ejo Qur'an impamvu navuze ngo cyasenga abantu twabwirwa n'imico yabo, imihuzagurikire yabo, ukuntu iyo bageze ahantu hakomeye bagomba gutuza n'ukuntu batangira kwiremereza kandi ari ahantu Imana yakurenze kanakugeza n'ahandi. No abantu bavuga ko n'Imana nyine ntabwo umuntu utarageza icyo kujya imaka agomba kujya ugahato Sheikh Ndege yamuso ntabwo mbizi neza ariko ashaka kuba atari yaba haji, ntabwo nsinzi yarajyayo sinzi, ntabwo niba ari na haji sinzi ko yarabivuga ahantu na hamwe, sinzi ko yari nakora umura ako ubwo abantu birirwa baca imanza buri munsi. Rero nengarutse ku kintu cyo kuvuga ngo abantu iyo bageze ahantu runaka bagomba kwitwara bati. Hari ahantu hari kamera ahantu hose hari n'ahantu ujya no kwinjira ahubwo yatugendera hejuru kugira ngo turebe ubundi wowe vipi zawe, nta kujya hasi uca hariya hejuru ku mapave hejuru ugacaho. N'uvuga ngo rero n'ahantu ugenda ukitwara mu mico myiza, niyo mpamvu batagomba no gutumira buri muntu wese, ugomba guhabwa invitation bitewe n'igikorwa kiri kubera aho hantu. Bro, ubaha umwami wa Maroc ni umwami. Ibihugu bike bifite abami, niyo bice bifite abami, abantu batajya no gukabya. Abantu batangiye kumva igisomo gisomwe kugira ngo iyo mbwigo niyo navuze ngo utaza kubikurikiza hagati yemeza kubihera abantu bavuye ku kiganiro kare. Hanyuma yaravuze ngo nubwo navuze kwanza njye nabyo nabyiboneye, njyewe nabyiboneye gutya arimo gusoma byaramubabazaga cyane iyo yabanaga abantu bari gushikana gufotora biruka bagira gute batitaye ku magambo ari kuvugwa. Kandi wallahi baravuga ngo iyo Qur'an iri gusomwa ibikorwa byose hasi, yo cyose hasi. Mwumva amagambo nge rero ndahengereza akuntumira muri festival yawe ujye menya ko watumiye Gasuko. Nari ndi kureba gutya nyakubahwa Sheikh Ndege Musa yarameze gutya arimo kumva icyo gisomo, byari binejeje kuko urumva iyo mandi umucishamo ishinda ariko uri umucishamo yaza gukora geste ntoya cyane. Urumva impamvu abayobozi bagomba kwitwara neza no kugira ngo natwe abantu twitware neza. Amaso turiho ni menshi, ayo maso rero uramenya ataza kugira ijoro ribakuboneye kubona na discipline nkeya nkuko twabigarutse mu kiganiro. Rero ahangaha naho biri mu ndangagaciro niyo mvuta tugakomoje twavuze ko tubakareso gatoya kugira twisobanurire aya magambo. Aya magambo ni amagambo agabonetse muri Suratu Muhammad aya ya 5. Twavuze ngo umuntu ari bwa konko bukayirukanka turaza kumuryohereza. Aya magambo wabibuka bimwe mu bisobanuro cyadushake translate ushobora no gukoresha
Korani y'ikinyarwanda nawe uyifite? Mashallah, mashallah. Ntabwo uri bwatugore ngo tuyibone bitinze, ntabwo yatugora cyane. kuko wenda abantu ndabizi neza yuko bashaka kugira ngo bakomeze kumva ijwi ry'umuntu uri kuvuga igihe kamera icanye. Reka wenda tube tubacishamo ku bintu tugiye kubaganirizaho mu kanya kugira ngo mutaza kurambirwa. Ingingo tugiye kuganira ryoshye, bashakira isura vuba vuba. Tebizo aya ikintu isobanuye sije tugiye kuganiraho yo nakasamutwe. Nimba akarakasamutwe ariko nimugira ngo irakomeye. Guhatira abatari abayisilamu kuba abayisilamu. Aha namufutiye abivuzeho, niyo mpamvu iki kiganiro baza kuryoherwa. Guhatira abatari abasilamu kuba abayisilamu. Mufite u Rwanda ijambo akoresheje yaravuze ngo la iqra fi din. La iqra fi din. Iri jambo yaravuze avuga ko ngo akomeza avuga ko ngo tudakwiye kubana. Bya bintu twavuzeho byose ashekigana cyose guze koko. Reba abantu tugarukiye muri bya biganiro twagarutseho kareba bavuga ko ubumwe bw'abayisilamu bigarutse ngaha. Yavuze ko ngo tudakwiye kubaho ngo kubana igihugu giterwa ngo duceke. Iyi ni indi aya yabonye? Wayibonye? Kane bone gatanu ni iza guhera. Reba neza tubwiye ko ayibonye, ibisobanuro byayo byose subizi bigira. Tajya utubwire abantu ibintu turimo gusoma. Nuko rero twayisobanura twagiye kuri aya gatanu nabyo neza kariyo. Hanyuma noneho twagiye utubwire ibisobanuro bya mu Kinyarwanda. Nuko rero nimujya ku rugamba rwa jihadi mugiye kurwanira guhesha Allah ikuzo n'icyubahiro akwiye, maze mugahura n'abahisemo kuba abahakanyi, muzajye mubakubita mu majosi yabo kugeza bapfuye. Mujye murwanira gutsinda urwo rugamba, kandi nimubazahaza mwabatsinze abapfuye muri bo mujye mubaboha, nimurangiza mubatware bunyago. Nyuma yaho muzajye muhitamo icyo kubakorera, niba ari ukubagirira imbabazi mukabarekura nta kiguzi cy'inshungu, cyangwa niba ari ukwaka bene wabo cyangwa ababoherereje ku rugamba kubatangaho amafaranga cyangwa ibindi bintu byo mu rwego rw'inshungu, kandi mubake ibyo mubona bizagira akamaro idini ya Isilamu, kandi ibyo bizabe bityo kugeza intambara irangiye. Ibyo bizabe gutyo paka kugeza intambara irangiye. Uzi ikintu ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala se yabwiye Muhammad uwo ngubwo wacyumvishije ngo kandi ngiye wumvishije ngo wakomeje komeza iyo aya iraryoshye. Iri kandi ni itegeko muhawe na Allah, kandi mugomba gukora no kubahiriza. N'abategeka gukomeza urugamba rwa jihadi murwanya abahakanyi. Mujye mukomeza imirwano kugeza igihe bazemera guca bugufi, kandi ubwo icyo gihe bakaba bahawe umutekano kubera kwemera kuba munsi y'uburinzi bwawe. Ariko Allah abishatse ni ukuri yari gukoresha ububasha bwe akabatsinda mutaniriwe murwana nabo, mutanagombye
kubigiramo uruhare, ariko arabareka mukajya ku rugamba mukarwana ngo abagerageresha kureba uko mwitwara hagati yanyu ubwanyu. Abo muri mwe abazicirwa muri jihadi ntabwo azatuma ibikorwa byabo harimo n'iki cyo kuba ku rugamba biba imfabusa. nta kintu na kimwe nyine cyabereye ku rugamba kizaba imfabusa. Naho igarukiye. Hanyuma iyi aya iragaragaza yuko nyine ngo isoza tubwira yuko ko hari ibyayibanjirije, ariko isoje tubwira yuko ngo nyine ngo kuba ngo abantu bajya ku rugamba ngo rwose kujya kuri jihad ngo itegeko rya Allah, kandi ngo Imana akabigire ngo nuko Imana yananiwe gutsinda abo bantu, ngo ahubwo Imana ngo twabikoze. Imana ntabwo igiye ivuga yonyine ngo twabikoze, kuko n'Imana ifatikanya ubwo ni n'abamarayika, ngo twabikoze ngo kugira ngo tubereke ko ibi byose tubikora ku bw'impamvu zacu, ati kandi tubishaka twe no kubatsinda ngo dukoresheje ngo ubwo none ko byakorana kubatsinda ngo ariko ngo mugomba kugira gute kubarwanya, nimuntu abatsinda atanga inuza umurongo muzabakoresha nyine ibyo mwumva nyine mwabahanisha, ariko abazemera kugarukira Imana muzabareke, nimumara kubareka ariko nanone ngo mubategeke ko bishyura inshungu z'ibyo bakoraga, basubize ibyo bakoze bangiza kera, bongere bisubize ku murongo, bigiye bura niba ari etaje utuyemo itari yawe yisubize. Urumva nuzi ukuntu igoye abantu b'iyi munsi, reka nkubwire yatamu ukuntu igoye. Iki kiganiro abantu bagikurikiye bararyoherwa. Uzita ube kugira ngo umuntu akubabarire, yababarirwa icyo cyaha, ni uko ugomba kugenda ukaraba Bashir telefone yanjye nayibye akiri ibyawe, nigera nkugambaniye cyagiye burya bagufunga, shaka ukwihangana, ariko nyine ndagwa miliyoni 2 wihangane. Ibyo bintu gutarabikora na tauba, umvise ko tauba bigoye cya kintu twari turiho. Rero iyi aya rero niyo hantu nyine nayivanyemo nkahita mvuga ngo isasira aya zose Sheikh Binego Hashim yasomye kugira ngo tujye tugaragaza ko twanakurikiye ibintu tuba twagiyemo. Ubwo twanavuga nyine ku ndangagaciro turi kugenda tuzivaho, ariko nanone ku ndangagaciro ntabwo byakomereje, ntabwo byabuze gukomeza abandi babitangaho ingero. Hanyuma hari ikindi bagarutse baravuga ngo kandi ngo abahatira abayisilamu ngo kandi ngo guhatira abayisilamu n'abatari abayisilamu kuba abayisilamu ngo ibyo ngibyo rwose ngo nta mpamvu babonamo sindege ya Musa. Shehe Mufti Rwanda niko akomeje avuga, kuna kintu ngabonaho ukuba ngo umuyisilamu ngo yahatirwa ngo yahatirwa ngo umuntu ngo wundi ngo kuba ngo umuyisilamu ngo yaravuze ngo atanga urugero mu Qur'ani ngo la ikra fi din, nta gahato mu dini. Akomeza avuga ko ngo tuba ngo dukwiye kubona igihugu giterwa, kandi ngo tudakwiye kubona igihugu giterwa ngo duceceke. Atanga urugero ku ntumwa Muhammadi, Imana imuha n'imigisha, ngo ubwo abimukira ngo abimukira